Abantu benshi cyane bamwita Baija aka Baijana, bisobanura umuvandimwe mukuru cyangwa se umuntu wubahwa. Iyo asohoye filime nshya akenshi iba ikurura abantu benshi muri sinema. Salomon Khan afatwa nk'umwe mu nkingi za mwamba muri Bollywood hamwe na Aamir Khan ndetse na Kizigenza Shah Rukh Khan. Aba batatu bakunze kwitwa Khans of Bollywood. Rero yose bamuhaye gakine ayikina neza. Imikinire ya filime ni action, uburyo yegera abafana be, gahunda ya televiziyo ya Big Boss, amaze imyaka myinshi cyane ayobora. Ariko muri Salomon Khan yavukiye he? Abyarwa n'abandi? Ese ubundi avukana n'abandi? Yashatse we mugore gukina filime yabyinjiye muri ryari byamwinjije iki? Ese ubundi afatwa ati mu gihugu cy'Ubuhinde by'umwihariko muri Rwanda yakinnye filime zingana iki? Nabaye badamu bese bakinnye filime zigakundwa ku isi. Iyi ni Source TV, yitwa Aisha Ardosi. Mbahaye ikaze. Salman Khan yavukiye Indori muri leta ya Madhya Pradesh mu gihugu cy'Ubuhinde tariki 24 Ukuboza mwaka w'1935. Isi yitwa Abdul Rashid Salman Khan. Papa Salman Khan igihanganye cyane, umwanditsi ukomeye cyane muri filime za Bollywood. Nyina akitwa Sashila Sharaka. Salman Khan ni imfura mu bana batanu bo mu muryango wa Mzee Rashid Salman Khan. Salman Khan amashuri yabanza yigiye aho bita Sindaria School i Gwalior mu gihugu cy'Ubuhinde, akomereza yisumbuye St Stanislaus High School i Mumbai. Ahava yerekeza muri St Xavier College. Aho ngaho St Xavier College ntabwo yize aharangiriza, ahubwo yahise komeza gukurikira inzozi ze zo gukina filimi. Salman Khan akiri ku ntebe y'ishuri yakundaga siporo cyane, gushushanya, kwigaragaza imbere y'abandi, ndetse akunda kuririmba agasubiramo indirimbo zagiye zikinwa ndetse zaririmbwe n'umugabo bita Mithun Chakraborty ndetse na Muse Amitabh Bachchan, dore ko abo bantu bari bakomeye cyane cyangwa se bafite ijambo rikomeye cyane muri Bollywood. Salman Khan yinjiye muri Bollywood mu mwaka w'1988. Filime ye ya mbere yitwa Biwi Hotai Wisi. Iyo filime Salman Khan yagaragaramo nk'umukinnyi ushyigikira abandi, support actor. Muri iyo filime ntabwo yaje kwamamara, ahubwo yamamaye cyane muri filime yiswe Main Pyar Kiya yasohotse mu mwaka w'1989. Iyi filime yamugize icyamamare mu Buhinde hose ndetse no ku isi hose. Ushobora kwibaza ngo ni iyihe mpamvu yatumye aba umusitari. Salman Khan yaturukaga mu muryango wari usanzwe cyane uzwi cyane muri sinema mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko ntiyahise yemerwa. Yakoze cyane abiricyunzwe nibo gusura bita Main Pyar Kiya, maze iraturikira mu isi hose. Abantu batangira kumwita Baijana. Baijana bisobanuye umuvandimwe mukuru ukundwa na bose. Filimi Main Pyar Kiya yasohotse mu mwaka w'1989. Iyi filimi kuko nayo yatumye yamamara, maze Mithun Chakraborty aza kumushimira kuko nk'umukinnyi uri kuzamuka kandi kugenda yamamara, ufite imbaraga nyinshi, ukundwa n'abafana, kutajya arekana cyangwa se kudatererana inshuti ze. Mithun Chakraborty washimiye cyane Salman Khan kuko n'ikirangiririye umugabo bita Aamir Khan yashimiye cyane Salman Khan. Bahuriye muri filime bita Anda Apana Apana yasohotse mu mwaka w'1994. Aamir yavuze ko Salman Khan ari umuntu ukunda gusetsa, udakunda kwiyoberanya, uvuga icyo atekereza. Rimwe na rimwe harimo bagiye batumvikana, ariko uyu munsi wa none bafatwa nk'inshuti z'ubana kandi kuko zikunzwe cyane mu Rwanda rwa sinema mu gihugu cy'Ubuhinde. Salman Khan ni icyamamare koko. Mu myaka y'1990 nibwo Salman Khan yahuye na Shah Rukh Khan, bombi bahora muri Bollywood. Bakinnye filimi nyinshi cyane zitandukanye, hariyo bita Karan Arjun, bombi bahuyemo Salman Khan na Shah Rukh Khan. Karan Arjun ni filimi yasohotse mu mwaka w'1995. Kuch Kuch Hota Hai yasohotse mu mwaka w'1998. Ndetse n'indi filimi bita Om Tumhare Hin Sanam ni filimi yakunzwe cyane. Salman Khan ndetse na Shah Rukh Khan bayihuriyemo, bombi ni ibyamamare. Dore zimwe filimi nziza cyane zakinnye n'umugabo bita Salman Khan. Ku mwanya wa mbere, Main Pyar Kiya ni filimi yasohotse mu mwaka w'1989. Ku mwanya wa kabiri, Sajana ni filimi yasohotse mu mwaka w'1991. Umoyake Haina Kuna iyi ni filimi yasohotse mu mwaka w'1994. Karan Arjun iyi filimi yakunzwe cyane, dore ko irimo n'ibyamamare harimo na Shah Rukh Khan. Karan Arjun iyi filimi Salman Khan yakinnye mu mwaka w'1995 nibwo icyo gihe isohotse.
Omidiri Dichuke Sana. Iyi ni filime yasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda. Terenam ku mwanya wa gatandatu. Iyi filime bita Terenam yasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Muri iyi filime nibwo hamenyekanye ya ndirimbo nziza cyane yabaye rurangiranwa ku isi hose, Tumusimirina Batkarina Ragete. Aha ni indirimbo igaragaramo Salman Khan n'umukobwa mwiza cyane mazina nyakuri yitwa Bhumika Chawla. Salman Khan yakinnye filime nyinshi cyane hamwe n'abakobwa beza cyane b'abagore mu Buhinde b'ibyamamare muri Bollywood. Abo bagore bazwi cyane bagiye bagaragara muri filime zitandukanye bagiye bahuriramo na Salman Khan. Ku mwanya wa mbere Aishwarya Rai Bachchan. Uyu mukobwa ni mwiza cyane, kuba ateye neza, afite n'ikimero. Bahuriye muri filime nziza cyane bayita Omidiri Dichuke Sana ari kumwe na Salman Khan. Ku mwanya wa kabiri Katrina Kaif. Bakoranye igihinde na Salman Khan cyitwa Tiger Zinda Hina ndetse na Tiger Gatatu. Kareena Kapoor Khan nawe ni umukobwa mwiza cyane, akaba afite isura nziza, yewe akaba afite ubwiza rwose. Ni umwe mu bakobwa cyane Ubuhinde bwagize, ni umwe mu bakobwa beza cyane bagaragaye muri filime bahuriyemo na Salman Khan. Igindi bita Bodyguard, igindi bita Bairangi Baijana. Iyi ni filime nziza cyane yakunzwe. Uyu mukobwa bita Kareena Kapoor yayigaragayemo ariko na Salman Khan. Bagishiri nawe ni umwe mu bakobwa beza cyane bagaragara cyane muri Bollywood ndetse batanga icyizere ko filime rwose y'urukundo uyu mukobwa yakinnyemo aba ari filime nziza cyane. Bagishiri ni uwo filime nziza cyane kumwe na Salman Khan. Agaragara muri iriya filime bita Main Piya Kiya. Anusha Sharma uretse kuba rwose ari icyamamare kazi cy'Ubuhinde, uyu mukobwa rwose hari filime yahuriyemo na Shah Rukh Khan. Agaragara muri filime bita Sultan aho yahuriyemo na Salman Khan. Iyi filime rwose bita Sultan iramaye ku isi hose. Sunashi Sinha yakoranye igihinde na Salman Khan. Iyi filime irakunzwe cyane bita The Bangi. Salman Khan nta mugore uzwi bigeze bambikana impeta imbere y'amategeko cyangwa se imbere y'Imana. Gusa bivugwa ko yigeze gukorana n'abagore benshi cyane batandukanye, harimo Aishwarya Rai, Katrina Kaif, Sangeeta Biljalan, ariko kugeza ubu aracyari ingaragu. Salman Khan nta mwana arabyara, nubwo nta bana afite bakomoka mu maraso ye cyangwa se mu rugingo rwe, ariko afasha abana b'imbabare, cyane cyane abana binyuze mu muryango we yise Being Human Foundation. Salman Khan gukina filime byamugejeje kuri byinshi cyane ku isi, byatumye yamamara aba icyamamare, aba umuherwe, umunyamakuru wa televiziyo, aba umunyaproducer, umufasha w'abatishoboye. Yakinnye filime zirenga 100. Kugeza ubu umutungo wa Salman Khan ubarirwa hafi ya miliyari 260 z'amadolari y'abanyamerika. Ni amafaranga arenga miliyari zirenga 370 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu tuntu tundi twabateguriye abakinnyi batatu Salman Khan cyane akunda kurusha abandi. Abantu benshi cyane bavuga ko Salman Khan yigeze kugaragaza ko yubaha cyane Amir Khan kubera ubuhanga n'ubunyamwuga. Salman Khan akunda umugabo bita Sanjay Dutt kubera ko yamubaye hafi mu bihe bitandukanye. Salman Khan avuga ko Shah Rukh Khan kubera ubucuti bwabo kuva mu bwana n'urugendo rwabo bahuriyemo muri filimi, abona ko Amir Khan, Shah Rukh Khan na Sanjay Dutt aribo bakinnyi b'ibihe byose kuri we. Ubuzima bw'amavuko rimwe mu gihe kirekire. Salman Khan si izina gusa, ni amateka. Ni urugendo rw'uko inzozi z'umwana wavukiye Indori zishobora kugera ku intebe y'ubwami bwa Bollywood. Bamwe bamwita Baijana, abandi ntari ya sinema. Izina rye ryanditse muri zahabu ku ruganda rwa Bollywood, kandi inkuru ye izakomeza kuvugwa uko ibihe bizahora bisimburana. Ni nuko dushoje. Nitwa Aisha Aridos, iyi ni Source TV. Ndabashimiye.